inzoga zuracyazinywa ariko urumogi wararuretse ako mbasaba Imana ngo izambabarire nzive. none se ubu ubonye amahirwe ukazireka Novation Smart TV. Yes, reka nongere mbasuze abantu mudahwema kudukurikirana muri kumbona ngewe ndi kumwe n'umupapa hano cyangwa se umusore muri kureba umeze neza. Uyu muntu ni umustar ariko abantu benshi ntago mukunze kwa mumuzi bitewe nuko inshuro nyinshi akunze kuba ari hanze ari gukorera hanze ariko yagiye akina cinema hano mu Rwanda akaba ari umusore ugira ibitekerezo bidasanzwe. Banza usuhuza abantu unabibwire amazina. Amazina yanjye nitwa Double M. Kukubona cyane uba wifunze n'ikintu kikiri neta yo kumwana k'imvizi kumaze wana ni ukubera ibintu uba warariye byinshi cyane. Imisosi myinshi nariye kera nyiri umwana iri kugenda igenda igaruka. Imisosi n'imisosi nayiriye nyiri umupeti ufite n'amafaranga. Yego. None ubu ngubu amafaranga yabaye nk'agabanuka niyo mpamvu ubona ndi gusaza gutya nihuta ariko ntabwo ndi mukuru cyane. Barambwiye ngo wakinnye filimi kandi iyo filimi wakinnye ari nziza ariko iyo filimi ntabwo ndi buze kwivuga izina kuko habajemo kubamamariza. Iyo filimi wakinnyemo iyi herore wakinaga ibiki? Iyo filime nakinnyemo role ndi bodyguard ndinda boss. Yego. Iyo filimi yitwaga ngo iki izina ryayo? Iyo filime yasohotse ibitambo by'abazimu. Ibitambo by'abazimu. Ubwo se ujya gukina iyo filimi wumvise n'iryo zina ntabwo bari ufite? Oya ntabwo narifite uko nayikinanye n'umugabo bita Peace Smith. Bo kubyumva biragoye ariko nanone birashoboka. Niki cyatumye ujya gukina iyo filime? Wari utuye na mbere uri umwagitera ukina filimi cyangwa narebaga filime nyarwanda nkumva ndazishimiye nanjye nkumva ngomba kuzakina agafilime nibuza nkazireba ndi gukina agafilime. Ugiye gukina se baguciye amafaranga cyangwa wowe barakwishyura wowe? Baranyishyuye. Yego. Mwakinnye episode zingahe? Ebyiri. Wakinnye episode ebyiri. Uvanwamo n'iki rero? Ikintu cyamfanyemo nagize umwete muke y'ubundi nagomba kuzakomeza kuko hari ukuntu bashakaga bakambo. Yego. Iyo twakiniye Karuruma, iyo twakiniye aho bita kwa Musenyeri mu karere ka Kamonyi. Yego. Barambwiye ariko ngo uri mu bantu bakunda icupa. Nibyo cyaba babeshye? Icupa ryo ntabwo njye ndihereza. Ariko ngo iyo warimennye fresh warimennye muranarwana nibyo cyaba arabeshye? Byo narwanaga ariko narabyiyose. Ariko ngo baragukomaguraga nawe warakubitwaga buri buze. Kubitwa by'umuntu wasinze n'iteka rwose. Ariko warakubitwaga ariko nawe wasinze no gukubitwa ubu byiteguye. Urakubitwa nawe ugakubita. Urakubita nawe ugakubita. Niryari niterwa n'abantu watakanye nabo. Are niryari wigeze kunywa inzoga zikagusuzuguza ukabata umunsi sinzigera mwibagirwa mu mateka yanjye? Byambaye inshuro nyinshi nkavuga ndaziretse ariko bihangana bikanga. None reba ushaje nawe n'umugore man. Umugore ndamufite. Ufite umugore? Arurabeshya. Yenge ndi umuntu mukuru. Ufite umugore n'umwana? Are burabara cyaga ari aho ngaho nyine abari muri famiye. Twarabanye ariko tubana ngaho turashwana bitewe ngiye wamunaniye kubera ibintu byo kunyinzoga. Ashara uvugisha kuri peneze na ry'Imana uvugisha inzoga. Ndazigabanya. Usha uvugisha ukuri. Umugore wawe mwarabanaga mukundana munabanye neza. Sibyo? Ariko akantu k'agacupa kaza kubivanga. Agacupa niko kabivanze tu. Mbega wowe urumva ko umugore yararenganye niwe wari umunyamakosa? Njye wari umunyamakosa ndabyemera. Ariko ndashaka kugira gute? Musaba imbabazi. Musaba imbabazi ibyo byose bivamo. None se basi uwo mugore mwarigeze mujya mu murenge? Cyangwa ari wamuzanye bukoboye gusa mwahuriye mu mbari? Ayo kufite isoni wayaye wigira isoni kamera ntago ikagitse bari ugaho umenyereye kamera wanagitingaga mwari mwamenyaniye mu mbari twakundanye bisanzwe muraganira ariko gera kajwe twakundanye bisanzwe yego murabana nk'umugore n'umugabo ariko haza kuza mo akantu ko kubera icupa muratandukana kandi urateganya yuko n'ubu mwazongera mugahura. None ubu kuri ubu ubuzima bwa ari nyuma yuko avuye muri cinema bumeze gute? Ubuzima bwanje
ubuzima bwanjye ntabwo bufite avenir nziza ariko ndashaka kubisubiza. yego ni iki gituma rero iyo avenir itaboneka? Gituma avenir nziza itaboneka, yego ni ibiyoga byateye ibingibi byo kwa ngufu by'ibikorano wirugumwa urumva ibyo kwanza urebye urubyiruko rwinshi ubu ngubu nibyo birimo kurushyira hasi. nakubazaga ni wowe avenir yawe kugira ngo ibe nziza biruseho wakora icyo kandi uti ibintu by'ibiyoga kuri iki gihe nibyo bitumaze. Avenir yanjye mbona nakoresha kugira ngo irusheho kuba yasubira mbere nk'uko yari imeze. kandi mbere waranasengaga? Mbere narasengaga, nari n'umusilamu. wari umusilamu? none ubu ngubu usigaye ujyaho bagiye kurya ipirawu? ikada no kujyaho sinyijyayo kubera mare kwipira nyimenya ko twanafunze bitewe ni ugendanye n'ikigare kibi kinjyana mu buyobe bwo kunywa ibiyoga mu bitabi, ariko ibitabo ngubu nagize amahirwe ndabireka. wakoresheje ibiyobyabwenge byinshi? itabi naranyweye cyane. n'ubu uracyarimo? ubu nararyihoreye. ariko ngo mwararwanaga mukanakumagwana n'amenyo mukayakurana mukayakuka kubera ibiyobyabwenge? urebye kurwana bw'ibiyobyabwenge biterwa n'ikigare urimo. uri kumwe n'ikigare kikiyenza, cyakwiyenza ukagenda ugiye gutabara ugashiduka ari wowe ukomagura mu buryo utaruzi. mbega bakarwana bo wowe ukaza ubyitereramo washyushye ugahita winagamo ugashiduka unakubiswe unarengana? yego muri kumwe ugahaguruka uvuga ati ngiye kumurwanirira ni mugenzi wawe, ati ni inshuti yanjye. ahandi ushiduka ari wowe ukomaguwe bikarangira unafunzwe bitewe n'iki? nuko ugendana mu kigare cy'ubuyoga nk'ubwo ngubwo wanyweye. ariko inama nagira bagenzi banjye, yego nanjye ntiretse, yego nuko inzoga muri iki gihe nizo zituma n'urubyiruko kenshi na kenshi zitagira n'ubushake bwo kubaka. kandi ya yandi yakagombye kuba yakubakisha urugo, yego cyangwa se yakubaka, yego avuga ngo aranywa rimwe, yego ahaguruka nta n'ijana, arimba akagenda anakubiswe. mwazirekeye abakire se bakaba arizo bazinywera? ahubwo bakire urebye nta n'ubwo bazinywa, zinywebwa namwe mwe b'abakene. umukire agura icupa rimwe rihenze akayinywa nk'amezi 2, naho mwebwe mugura ubwamakene bwo bubarimbura. ahubwo ugenda ugiye kunywera make ahubwo ukanywera menshi. yego ariko n'ubundi barambwiye ngo ushobora kujya kunywa za kuryohana n'ikote wari wambaye ukarivanamo ukarigurisha kugira ngo ubone icupa. ibyo bintu bibaho? wowe ntabwo navuze wowe, ni bagenzi bawe bazewe si bishobora kubaho? abenshi bibaho, cyangwa na telefoni ukayisiga, cyangwa akajya kunywa yamara kunywa zamara kumumena akavanamo inkweto akazisiga aho ngaho kugira ngo ajye gushaka aho kwishyura, yayabura akazisigayo. kuko ibyangombwa byo nabonye batanakibyemera. ibyangombwa ntabwo bakibyemera, ahubwo ubita aho ngaho warwaye bitewe n'ubwo buyobe bw'inzoga nyine burimo koka mu rubyiruko muri ino minsi. yego none se ubona ari iki cyakorwa kugira ngo uru rubyiruko narwo rugende rureka ibiyobyabwenge? wowe umuntu aguhaye, wowe uri nk'umuyobozi bakakubwira ngo noneho tukugize wenda minisitiri w'urubyiruko, wowe niki ubona wakorera urubyiruko kugira rujye ku murongo neza? inama nagira urubyiruko, yego uretse gusenga, ubwo ijambo ugiye kuvuga rero ugiye kurivuga neza urihagazeho, reba ari ijambo ry'ingenzi. uvuga uti nanjye ndi umuyobozi bakama urubyiruko ngo rwiteho, nabagira inama y'uko bagomba gukora ibi n'ibi kugira ngo byibura by'abiyobyabwenge bicike. urubyiruko ngewe inama narugira kandi niretse, yego kugira ngo ibiyobyabwenge bigabanukemo. yego ni ugusenga, ubundi bakareka kugendera mu bigare by'abantu, yego banywa inzoga. yego ikigare mbere na mbere, ubundi ikigare ni nacyo cyica, ni nacyo kikujyana muri. ushobora kuba wari ufite imico yawe nta bintu byinshi uzi, kwa cya kigare ugiyemo haba harimo abantu bagiye bazi ibintu bitandukanye, ugasanga noneho bya bintu bigiye bitandukanye nibyo noneho baza bakagushyiramo nawe ubwawe bikakwica. yego wowe ni ukuvuga ngo iyo ubinyweye utari ubimenyereye, yego uba urarutse. yego bwa mbere birakwica bikaguhindura nk'umusazi, noneho bwa kabiri ugasubirayo wabimenyereye. yego iyo umaze kubimenyera, yego ni ukuvuga ngo ba bandi ni wowe bishakira,
ahubwo ukababwira ati muze dukomanze tujye kunywa. ari akantu ugiye kugusaba warabinyweye urabizi ugiye kumbwirira amoko 10 y'ibiyobyabwenge waba waranyweye. Njyewe yego ibiyobyabwenge nanyweye. Yego urajya ubara icya mbere urumogi atari njye urwinywesheje bitewe n'ikigare. Yego igitekerezo kavuga uti nimba nakoreye amafaranga byibura nshobora kuba mfite papasi cyangwa se intego yo kuba nagura wenda nk'akabanza wenda nko mu gihe kizaza wenda nk'ibihumbi 800 500 gutyo jya ubitekereza. Ibyo bintu urabitekereza ariko ubitekereza amafaranga yo yafite utarinjira mu kiyobyabwenge. Yego iyo umaze kwinjiramo gita kikongoza ibindi wigiramo na bya bindi ukabyibagirwa. ubiyibonye nk'ikiraka ukabona ubonye nk'inote y'icumi ni ikihe gitekerezo cya mbere kikugeramo ukiyakoraho? Igitekerezo cya mbere kikugeramo. Yego nk'ubu wowe ndi kuvuga wowe iyo ufite inshuti nk'izo nyine zitakugira inama nziza. Yego uratangira ukamubwira ati se ko nari mfitemo 2. Yego tubigenze gute? Yego kumva nawe arakubwiye ati nanjye mfitemo 2 ati nanjye reka nkunganire mabi. Yego urumva? Yego ugatana agaticuri kukaguza. ugasanga uri hahandi utaha. Mbega n'ubundi nakuzamuka n'ubundi uhora ukiri hasi. Aho kurya yuri umuhigi urayabona. Ariko waba watangiye kwinjira muri icyo gikorwa cyo kuba urimo kunywa ibiyobyabwenge cyangwa se uri kunywa indobo uri kunywa ibintu nk'ibyo ngibyo by'imibare ntabwo bukibyibuha. ubundi zose kwijyanira ahandi hantu zishaka. Yego bivuze ngo n'ubundi na ibitekerezo iyo umaze kubinywa ntabwo ibitekerezo bizima ntabyo wapi bita bisubira ububisi niyo wari ubifite. Ushobora kubitekereza mbere utarayabona ariko wamara kuyabona bigahinduka kuko nta control uba ugifite. Ni iki rero usaba abadukurikiye kuri Innovation Smart TV? ikintu nasaba nuko ababyeyi bahozaho gushishikariza abana babyara kutishora mu ngeso mbi zo kunywa ibiyobyabwenge. Yego urubyiruko narwo mwarushishikariza kubaha ababyeyi kuko umubyeyi yakubyaye akakurera agakura wagera hagati ugashaka kumufata nk'aho ari we mwana imbere yawe. kiriya gihe umubyeyi nawe nta rukundo yakugirira kiba cyapfuye. Yego ariko umubyeyi iyo umwubashye yakubwira ati mwana wanjye genda uzanire amazi dore ndananiwe ugasimbuka ukazana kandi ntutinde ugarutse aravuga turakoze mwana wanjye. Yego iyo niyo nama nagira urubyiruko n'ababyeyi. Yego gukunda abana nabo bagakunda ababyeyi babo. Yego kandi bakagenda babigisha n'izindi gahunda uba usanga ziba zaragenwe na leta zikorwa imiganda urugerero ibyo nabyo bakibuka kubishyira mu bikorwa. no kubashishikariza amashuri kubera ko buri mwana iyo yari kwiga hari igihe adahura n'ababana bya bigari. Yego kandi none umwana yava kwiga ukamenya ngo yavuye kwiga isaha ye bigenwe. Yego ukuza ngo yagiye akwepa ukareba yuko bamuhaye n'imikoro kandi yayikoze neza. Yego ndumva ibyo usoreje ari byiza ngo suza nk'abantu nka 3 rero. ndasuhuza umujama wanjye bita Fizo. Yego Fizo ariko ushobora kuba ari na manager wanyu sha. Fizo Muheto wa Nyabugogo. Yego ndasuhuza undi mujama wanjye bita Fabrigas. Yego abaraje ese bana no gusuhuza n'umwana wawe na sheri wawe ma. umwana wanjye ndamusuhuza. Yego na mama we kandi. Okay urakoze cyane rero.